Imwe mu nkuru zibabaje cyane umuntu yavuga ko ari inkuru y'incamugongo ku banyarwanda bose muri rusange. Umuryango we ni Madame Ingabire Marie Immaculée, yaramenyekanye cyane mu bitangazamakuru bitandukanye, umuyobozi wa Transparency International Rwanda. Uyu Madame Ingabire Marie Immaculée wari umuyobozi wa Transparency International Rwanda, umuryango urwanya ruswa n'akarengane, yitabye Imana mu buryo butunguranye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane azize uburwayi ku myaka 64 y'amavuko. Iruhuko ridashira mubyeyi. Amakuru y'urupfu rwa Madame Ingabire Immaculée yemejwe n'abantu ba hafi y'umuryango we ndetse n'abakorana nawe muri Transparency International Rwanda. Bagize bati, reka tugenekereze tubivuge mu Kinyarwanda ariko n'amagambo y'Icyongereza, ati n'akababaro kenshi cyane tubabajwe no gutangaza urupfu rw'umuyobozi wacu wa Transparency International Rwanda, Ingabire Marie Immaculée, witabye Imana mu gitondo cyo kuri wa 9 ukwa 10 2025 nyuma y'igihe arwaye. Ati Transparency International Rwanda mu by'ukuri yihanganishije umuryango we n'inshuti ze, atariko kandi roho ye ikomeze iruhukire mu mahoro nk'uko babigarutseho. Nakubwira ko uyu mu biganiro bitandukanye yagiye yagirana n'ikinyamakuru rya Kadomo dukesha inkuru, Madame Ingabire Marie Immaculée yavuze ko yashegeshwe kandi ko yakuranye igikomere cy'ubuzima bw'ubuhunzi nk'abandi banyarwanda benshi cyane batandukanye banagize n'uruhare mu kubura igihugu cy'u Rwanda no guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi. Yabunyuzemo rero ari nabyo ngo byamuremyemo umutima wo kwanga urunuka, akarengane ndetse na ruswa. Gusa agitangira guca akenge, Ingabire Marie Immaculée nibwo yamenye ko igihugu we n'umuryango we babagamo ucy'u Burundi atari icyabo, ndetse kuva ubwo atangira guhimbanira kuzataha mu gihugu cye cy'u Rwanda, akanakitangira rero mu mbaraga n'umumenyi bwe bwose. Nubwo yakuriye i Burundi aho umuryango we wari warahungiye, yahoranaga indoto zo kuzatura mu Rwanda kuko yari yararambiwe rero ubuzima bwo guhora atotezwa no kudahabwa uburenganzira busesuye mu gihugu kuko yari akwiye, kuko yari impunzi. Ingabire yize amashuri abanza n'ayisumbuye mu Burundi, akomereza kaminuza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari naho yavuye muri 2001 ata mu gihugu cy'u Rwanda. Yakuze yiyumvamo kwiga amategeko ntibyamukundira kubera ubuhunzi. Yize indimi mu mashuri yisumbuye, bimviramo kwiga itangazamakuru muri kaminuza atari ryo yifuzaga gusa. Mu cyiciro cya gatatu yize mu Bufaransa mu ishami rya Political Science ndetse n'amategeko. Ingabire ni umwe mu bantu 20 bashinze Transparency International Rwanda muri 2015 yatorewe kuyobora uyu muryango muri manda ye ya kabiri. Yigeze kandi kubwira iki kinyamakuru ati, mbere yo kuza muri Transparency International Rwanda nakoze mu bigo byinshi, ariko hose ahanini narebaga ku burenganzira bw'umugore ndetse naharaniraga ko bagera ku iterambere rihamye. Nakoze muri Orinforo yabaye RBA umunsi wa none igihe kirekire. Ati nkora mu bitangazamakuru byandika bitandukanye, nakoze muri Profame Twese Hamwe, Ibuka n'indi miryango y'abagore itegamiye kuri leta. Mu mvugo ye umunsi ku munsi yangaga ikibi akacyamagana ku karubanda, ibintu byatumaga rero rimwe na rimwe abantu bavuga ko ari umunyamahane. Yigeze kuvuga ko ababibona gutyo baba bamufashe nabi. Ati ni ukuri abo bantu baba bamfashe uko ntari, ati kuko ubanza batekereza ko navugirwamo ahanini kubera akazi nkora, ati kansaba gufata imyanzuro nyine ikarishye, ati naho ndi umuntu usanzwe wiyoroshya, ati kandi unaca bugufi, ati nta mahane ngira, ati habe na mbati n'ikimenyimenyi kuva navuka nta muntu twari twarwana. Mu buzima bwe rero yagenderaga ku ntego eshatu arizo gusenga, kubaha ndetse no kudacika intege nk'uko yagiye abigaruka mu bihe bitandukanye. Reka tuvuge ngo rero Imana imuhe iruhuko ridashira, yakire roho ye kandi twihanganishe umuryango we ndetse n'igihugu muri rusange, tunarebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Mbabwire ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yakiriye cyangwa se yaganiriye n'umujyanama mukuru wa Trump. Perezida Paul Kagame yahuye anagirana ibiganiro na Masad Boulos, umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ibibazo bya Afurika. Perezidansi y'u Rwanda Village Urugwiro yatangaje ko ibi biganiro byabo byibanze ku mbaraga zikomeje gushyirwa mu guteza imbere amahoro mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no ku muhati u Rwanda rukomeje kugaragaza ku mahoro n'umutekano urambye. Perezida Paul Kagame yahuye na Masad Boulos nyuma y'amezi arenga 3 u Rwanda rusinyanye amasezerano y'amahoro na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Masad Boulos by'umwihariko niwe rero wayoboye ibiganiro byagejeje kuri ariya masezerano. Icyakora nubwo aya masezerano yagombaga gutangira gushyirwa mu bikorwa nyuma y'iminsi 90 ashyizweho umukono, ntacyo impande zasinye zirabasha kugeraho. Zimwe mu ngingo ziyakubiyemo harimo kuba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaragombaga gutangira ibikorwa byo gusenya umutwe wa FDLR
bigakurikirwa n'uko u Rwanda narwo rwavanaho ingamba z'ubwirinzi rumaze igihe rwarafashe. Amakuru avuga ko nta gihindutse ibikorwa byo gusenya FDLR bigomba gutangira muri uku kwezi k'Ukwakira nk'uko intumwa z'u Rwanda zabyemeranyijeho ubwo zahuriraga mu biganiro byabereye Washington DC mu kwezi gushize. Amasezerano y'amahoro y'u Rwanda na RDC kandi yagombaga gukurikirwa ayerekeye ubukungu ibihugu byombi byakaba byarasinyanye mu cyumweru gishize, gusa birangira Kinshasa yanze kuyashyiraho umukono ku munota wa nyuma. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungire mu cyumweru gishize yatangaje ko intumwa z'u Rwanda na RDC zari zamaze kumvikana ko zigomba gusinya, ariko ku munota wa nyuma Perezida Felix Antoine Tshisekedi ategeka intumwa za RDC kudasinya amasezerano nyuma yo gutinya ko abaturage be bashobora kumushyiraho igitutu. Uruhande rwa RDC rwo ruvuga ko ayo masezerano adashobora gusinywa mu gihe u Rwanda rugifite ingabo ku butaka bwayo, gusa Minisitiri Nduhungire yagaragaje ko uyu ari urwitwazo Kinshasa yazanye bijyanye no kuba nta ngingo ijyanye n'umutekano intumwa zagombaga gusinya amasezerano mu by'ubukungu zigeze ziganiraho mbere y'uko uriya munsi wo kuyashyiraho umukono agera. Hanyuma ati Colonel Nanga uza agakanga ingabo z'igihugu yakoze iy'igisirikare hehe? Ni Colonel Majita. Colonel Leyer Majita Yav Charles ukuriye komanda na komanda wa serivisi ushinzwe uburere mboneragihugu, gukunda igihugu n'ibikorwa by'imibereho y'ingabo muri FARDC, Service d'éducation civique et patriotique et d'action sociale des forces armées de la République démocratique du Congo, ntiyumva ukuntu umuntu nka Colonel Nanga utarigeze akora igisirikare ahantu na hamwe aza agakangaranya ingabo z'igihugu gikomeye nka Congo, aho avuga ko byose biterwa n'ibyitso bizirimo. Ni ubutumwa yatanze mu ijwi rikakaye no gukanga abasirikare bakuru bagenzi be bari bateraniye mu nama yabahuje ku itariki ya 7/25 mu mujyi wa Kalemi mu ntara ya Tanganyika. Atuye Colonel Nanga kuva ryari Nanga akora igisirikare? Nanga yakoze igisirikare asubiramo inshuro ebyiri, abari aho bati nta na hamwe. Arakomeza ati none se uyu Nanga araza n'abasirikare ati arimo gukanga igisirikare cya Kongo, igisirikare cy'ikemwuga, igisirikare cy'igihugu cyigenga, igihugu cya Lumumba, ati igihugu cya Tshisekedi, igihugu cya Mobutu, igihugu cya Kipavita, ati igihugu cya Kimangu. Nanga agahagarara akaza n'abantu bamwe gutya abajura ati bakaza bakabicaza hasi hanyuma namwe mukemera koko? Uyu musirikare wavuganaga uburakari bwinshi yakomeje agira ati hari abagambanyi muri mwe, ati hari abagambanyi barimo gukorana na M23 turabizi, ati byagombye gutera isoni, ati mugomba rero kurwana, ndavuze ngo mugomba gukora iki? Abandi bati kurwana. Yakomeje avuga ko ubwo ari bwo rero ubutumwa bw'umugaba mukuru w'ingabo, ati unuvuga ngo sinzarwana bazagukuramo impuzankano, ntuzongera kuba colonel, uzaba umuturage usanzwe. Niyo mpamvu rero ugomba kuba umuntu ukunda igihugu mwiza, ati bijyanye no gukunda igihugu ni birebire ntabwo turabirangiza uyu munsi wa none. Yakomeje avuga ko AFC 23 yaje izanye ingabo zayo igashyiraho abayobozi b'abanyarwanda, abaza abasirikare bakuru bari bateraniyeho icyo bazaba cyo M23 nimara gufata igihugu. Avuga ko ariyo mpamvu rero bafite inshingano zo kurwana mu buryo bukomeye cyane. Ibyo rero ibyo Colonel Majita yakomeje